umupositi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika metrics ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine biki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo bikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo ku munsi wo ku cyumweru aya makuru nibwo yatangiye gucaracara ariko ku munsi wo kuwa mbere nibwo abantu benshi cyane batangiye kugenda basesengura mu buryo bugiye butandukanye baravuga bati uyu Mbabazi Shadia cyangwa uzwi nka Shadyboo ku mbuga nkoranyambaga ibintu ashobora kuba ari kuvuga bishobora kuba ari ugutwika abantu benshi cyane bakunda kugenda babihakana baravuga bati rero uyu musore witwa Iradukunda Aimable uzwi cyane nka Yugi umukaraza ibintu bari kugenda bamuvugaho bishobora kuba ari ugutwika abantu benshi cyane bakunda kugenda babikerensa ndetse baravuga bati si ubwa mbere Shadyboo aje kuba yakora bikorwa nk'ibi ngibi byo kuba yakwamamaza umuhanzi kuko mu minsi ishize murabizi ko aribwo yaje kuba yakwamamaza umuproducer ndetse bari bumvikanye amafaranga saga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda ariko neza abantu bagenda bavuga bati ibi rero byasanga ari byo byaje kuba byagaruka Mbabazi Shadia akaba ari kuba yabirisha agakontara gashyushye cyane k'amafaranga ashyushye dore ko uyu musore nawe n'umwe mu basore rwose bafite umuziki umeze neza ariko ku mbuga nkoranyambaga ze ujye ukareba usanga ari imbuga zitameze neza zidahagaze neza ibyo rero abantu benshi cyane bakagenda babikuza bavuga ko ari bwo buryo bugaragaza ko uyu Mbabazi Shadia ndetse n'uyu witwa Iradukunda Aimable cyangwa Yugi umukaraza akaba n'umwarimu ku ishuri ry'umuziki rya Nyundo riherereye mu karere ka Muhanga abantu benshi cyane bagiye bamenya uyu Iradukunda Aimable mu gihe cyashize ubwo basozaga amasomo mu mwaka wa 2018 ku Nyundo hariya yakoranaga n'uwo bitwa Kenisoro Okama ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane muri icyo gihe nibo bwa waje kuba bagira batya barasoza rero ibintu abantu benshi cyane batangira kugenda bavuga bati uyu musore rwose birasa nkaho mu basore bose basoje aha nabo bashobora kuba ari mu basore batagaragaje neza ku isoko rya online ubu ngubu usibye ko n'undi arakora ariko bisanzwe ariko ku isoko rya online n'umwe mu basore rwose batari kugaragara neza cyane ubwo agiye akora indirimbo zitandukanye bamwe bakamenya indirimbo ariko umuhanzi bikagorana kuba babumenya baravuga bati rero uyu mwana w'umusore ashobora kuba ari byo arimo arakora ariko ndaje nkubwira amakuru yose y'ibyihishe inyuma byose kugira ngo uze kubasobanukirwa ibijyanye n'iyi kesi ya Mbabazi Shadia ese ikibyihishe inyuma ni ikihe ese bimeze bite amakuru yose rero reka nze mbanze nyakugezeho ariko ikintu cyambere nagusaba mbere yuko ngiye kukugezaho amakuru ukubanza ugakanda subscribe ku Ihozo TV kuko ngiye tugiye kubona muri iki kiganiro ndi turo nabikubwiye rero ibintu aya makuru yatangiye kugenda acaracara ku munsi wo ku cyumweru ariko ku munsi wo kwa mbere nibwo byaje kuba byafata indi ntera ubwo byari bimaze kuba byamenywa n'abantu benshi cyane batandukanye ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati Mbabazi Shadia w'imyaka 34 yaje kuba yafatwa ku ngufu abandi benshi cyane batangira kugenda bagira urwenya baravuga bati rero uyu Mbabazi Shadia ni bya bindi bye ni kwa gutwika kwe ese ibikoko bimeze bite uyu mwana w'umukobwa cyangwa uyu mugore w'abana babiri uyu nguyu muramwibuka neza mu mateka y'ubuzima bwe nshaka nabanyuramo niba abatamuzi nkabakabanza mukamusobanukirwa neza kugira ngo inkuru muze kuba mwagira muri cyamo yisobanukirwe uyu bamwita Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shadyboo yavutse ku itariki 20 Mata 1992 akaba umunyamideli akaba na rumwe mu ba influencer bakomeye cyane b'abakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko bagiye babica bigacika hangaha Mbabazi Shadia rero yaje kuba yashakana n'uwitwa Medisare mu myaka yashize cyane rwose baza kuba banabyarana abana babiri ariko nyuma baza kuba batandukana uyu Mbabazi Shadia yinjiye mu ruganda rw'imyidagaduro bwa mbere mu mwaka wa 2011 ubwo yagaragaraga mu mashusho y'indirimbo buhoro buhoro y'umuhanzi King James nyuma yaho kandi akaba yaraje kongera kugaragara mu ndirimbo nta wundi Umutare Gabi yasohotse mu mwaka wa 2016 muri uwo mwaka wa 2016 nibwo Shadia yatangiye gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa Instagram aho yahise atangira no kujya ategura ibirori bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi cyane rero wenda nshobora kubona abanyuriramo mwe mu buzima bwa Mbabazi Shadia no umubyeyi w'abana babiri nkuko nabikubwiye babakobwa yababyaranye na Medisare akora akazi gatandukanye rero nkuko nagiye mbikubwira uyu Mbabazi Shadia rero
wenda ibyo ngibyo nibyo naba nkubwiye kuri uyu Mbabazi Shadia kugira ngo tuze ko twakomeza neza umenye operasiyo y'Icyibyihishe inyuma. Ese Mbabazi Shadia byaje ko byagenda gute kugira ngo uyu munsi aze kuba yari kuvuga ko yaje kuba yafatwa ku ngufu n'uwitwa Iradukunda Aimable cyangwa uzwi nk'umukaraza umukaraza Yugi. Umukaraza benshi cyane niko bakunze kuba bamuzi, ni umusore wagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye ndetse indirimbo ziranakundwa, ariko izina rye kuba ryakumvikana byabaga bigoranye cyane. Ariko abantu benshi cyane baravuga bati Mbabazi Shadia ashobora kuba afite agakontara gashyushye. Ibi ngibi kuri no mihanda turabimenyere ko umujene ajyaza akagira atya rwose agakora ibara ritunguranye cyangwa umukobwa kugira ngo aze kuba yahita amenyekana cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi rero wakibaza ngo bimeze biterere, ibi byaje ko byafata indi ntera ku munsi wo kuwa mbere. Rero uyu Mbabazi Shadia yagiraga akandika ubutumwa ndetse akaza kuba yataginga uyu Yugi Mukaraza ndetse akaza kuba yataginga mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Abantu benshi cyane baravuga bati bya bintu bishobora kuba ari seriye. Ese koko ibi bintu ni seriye? Ibi bintu ni seriye kuko ubu ngubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kuba rwatangaza ko rugiye kuba rwakurikirana ikirego cy'uyu witwa Mbabazi Shadia, dore ko yagiye kuba yakwerekeza kuri One Sange Stop Center kugira ngo aze kuba yatangira gufashwa ndetse atangira kwitabwaho, ndetse niba ari n'ibimenyetso uyu mugore w'imyaka 34 aza kuba yabanza akabifatwa mbere hose kugira ngo bazabone ibyo bakoresha mu gihe bazaba bari gukurikirana dosiye ye. Urumva ko ibintu byamaze kuba byafata indi ntera mu buryo bukomeye cyane, uburyo abantu benshi cyane batatekerezaga ko ibintu bishobora kuba byanaba. Uyu Mbabazi Shadia ibimutera agahinda ndetse bikanamubabaza, yaje kuba yafatwa ku ngufu n'uyu Yugi Umukaraza yamusindishije, ndetse anavuga ko hari ibindi bintu ashobora kuba yarashyizemo kugira ngo uyu Mbabazi Shadia aze kuba yasinzira mu buryo butunguranye cyane. Rero ikindi kintu cyongeye kuba cyamubabaza uyu Mbabazi Shadia nuko uyu musore yaje kuba yagira atya akaza kumusambanya ari mu kwezi. Ibintu byamubabaje cyane ndetse bimutera n'agahinda gakomeye cyane. Aravuga bati burya ese koko ko nari nzi ko twaruje ngo twiyunga, byaje kuba byagenda bite? Ese koko wari ubiteguye? Uyu bivuga ko hari undi musore ngo bari bazanye aha kwa Mbabazi Shadia, binavuga ko uyu musore ari waje kuba yagira atya ahita atorokesha uyu Yugi Umukaraza. Abantu benshi cyane baribaza bati se uyu Yugi Umukaraza ko ari umusore rwose ubona ko ari international, ese ngubu ntiyaba yamaze kuba yatoroka? Ibyo ngibyo byo ntago mbizi, ayo n'amakuru yanyu. Icyo nzategeza nicyo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugomba kuzatangaza nyuma yuko iyi case izaba imaze gukurikiranwa neza. Uyu nkuko nabikubwiye, uyu n'umwarimu ku ishuri rya Nyundo hari herere hariya mu karere ka Muhanga, yaje kuba yasoza umuziki mu mwaka wa 2018 aho yiganye n'abarimo Kenisoro Kama ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Nkuko nabikubwiye yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye rwose, ushobora kuba wanatungurwa. Hakaba n'indirimbo yakoranye n'uwitwa Ishkevin, ni indirimbo nziza cyane rwose, mushaka mwagenda mukabanza mukanayumva. Ni indirimbo abantu benshi cyane bagiye bumva baranamenya ndetse batangira no kuvibinga, ariko kuba bareba izina ry'umuhanzi wayikoze bikaba ikibazo kigoranye cyane. N'umuhanzi wumva ko ari umuhanga, burya umuntu ajya kuba yaba umwarimu w'ikintu burya koko akizi neza. Iyo umwumva ijwi rye ndetse ukumva n'imyandikire y'indirimbo uhita wumva ko ari indirimbo yuje ubugeni ndetse n'ubuhanga mu buryo bugiye butandukanye. Rero uyu Yugi Umukaraza bivuga ko ubu ngubu telefone ya ntago ari kuba yayifata, ariko hari ibyo Mbabazi Shadia yaje kuba yatangaza, inabyo naje kuba nagira ndabumvisha kugira ngo muze kuba mwagira mutya mu bisobanukirwe kugira ngo umenye ese koko ibi bintu byari seriye. Burya kenshi cyane abantu benshi cyane iyo ikibazo nk'iki ngiki kibayeho batangira kuba baca imanza mu buryo bugiye butandukanye, bakavuga bati ese koko uyu mukobwa ko bajyaga bamukekeraho ibi bintu, ese ibi koko kubera iki yaje kuba yakora ibi bintu byo kuba yajya kurega uyu musore? Abenshi cyane batangira kugenda basesengura amakuru agiye atandukanye. Ibi ngibi urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kuba rwanavugana muti rero buriya ibi bintu mukomeze kugenda mubyirinda cyane, kuko uzabigwamo ushobora kuzabiryozwa mu buryo bugiye butunguranye cyane. Rero akaba wanajyana mu gihe uyu nguyu urubanza rwari gukurikiranwa ugasanga nawe ugize utya urimo urakurikiranwa mu ruhande rwawe rwo kuba watangaza amakuru cyangwa kuba wakwinjira mu iperereza utabigenewe ukaba watangaza amakuru atariyo. Rero abasore rwose mbashimiye ko mukomeza kugenda ibi bintu mubyirinda kugira ngo mutaza kuba mwagwa mu makosa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaza kuba rwagira rutya rero rukabaryoza ibyo mwakoze. Ndakeka ko rero ayo makuru niyo twaba dusubikiye aha ngaha tukaba tuyacumbikiye aha, kuko wenda andi yandi tukazakomeza mu gihe uyu Yugi Umukaraza azaba amaze kuba yatabwa muri yombi, niba ari gutabwa muri yombi cyangwa hazabaho kuba bakwiyunga. Ibyo ngibyo ntabwo biramenyekana neza, ubwo tuzagenda tubimenya uko iminsi izagenda yicuma kugira ngo dusobanukirwe ese Mbabazi Shadia biraza kuba byarangira bite. Abenshi cyane rero mukomeze kugenda mwirinda ibihuha, niko nagenda nsoza iki kiganiro. Rero nanabasaba mbabwira nti amakuru ya mbere yizeye mugomba kuzajya muyasanga aha ngaha
ahangaha ibintu bigiye bitandukanye, ibyegeranyo ndetse n'ibindi byose. Ariko ikintu cya mbere nagusaba niba utaragikora no kubanza gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane amasaha yose. Njye ubateguye iki kiganiro rero nkanakibagezaho, mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda share, like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha yose 24 kuri 24.